muri aba demokrate ni ishyaka rishinzwe kuzana ibizira mwese, aba republika ni ishyaka rikoreshwa na Illuminati guteza intambara n'imvururu. Council on Foreign Relations niryo shyaka nyaryo ritegeka Amerika. Amerika n'ibira by'amashyaka ngo ni demokrasi ntabwo bibaho. Joe Biden we ubundi ikintu cyashinzwe no guhindura ubutinganyi kuba universal. Ubutinganyi bugiye kuba universal, n'uvuga bugiye kuba umuco mpuzamahanga. Joe Biden nibyo ashinzwe. Buri ashaje nabi nuko umusengera. Kuryamana n'inyamaswa ugiye kuri YouTube urabibona rwose, aho abakobwa benshi bifitiye imbwa zabo baryamana, munakorori injangwa kayitoza imibonano kugeza ubwo ibimenye bakajya baryamana. Urabibona rwose rya none kwisi. Natwe hano mu Rwanda turi kumva baryamana n'amatungo. Mbere y'umwaka wa 2030 abantu gutekereza kwabo independently bizabigoye, kereka bazafite umwuka w'Imana. Alice Bailey yavuze yuko ubutinganyi ngo kigomba kuba ari ikintu cya mbere mu buryohe kuma kunezeza umuntu. Umwigisha w'ijambo ry'Imana ahagaze imbere y'abantu akamagana ubutinganyi avuga yuko ari ikizira ushobora kuzabubera ikibazo. Basigaye bashyiraho amananiza ku bihugu by'abanyafrika bigerageza guhakana cyangwa kurwanya ubutinganyi with the threats of drawing foreign aid and investments. Babwira ko batazabaha inkunga mu mafaranga ndetse n'umwishoramari. Today many churches marry gays and lesbians and ordain gay priests. Muri iyi minsi kandi yo nawe urabizi, abantu basezeranya bahuje ibitsina. Ntukambike ubusa mukaso kuko ari ubwambure bwaso. Ntukambike ubusa mushiki wawe musangiye so cyangwa nyoko. Ntukambike ubusa umukobwa w'umuhungu wawe. Abanyarwanda bitaga ukazanura buriya byari ishyano. Ntukaryamane n'itungo yose cyangwa n'inyamaswa yose muyiyandurishe. Akabitrainingira ku bakobwa arabaha amafaranga, akabigisha, akabahemba, bikiga gukora imibonano. Cyamara gutraininga bakajya certificate yuko gitsinze. Za leta zo mwisi zirasabwa na za parlement ibintu kubihindura itegeko, kandi noneho amadini yose nayo agasabwa kubyemeza kandi akabihumugisha. Nicyo gituma mukwiriye kwitondera ibyo mbihanangirije kugira ngo mutagira iyo muri iyo mihango izira mukora. Reka twongere tubasuhuze nshuti bakundwa mwese abakurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi tugarutse nanone ku yisho zacu turimo turiga, kandi turasaba umuntu wese ari usanzwe akurikirana ubutumwa butambuka kuri Iron TV, shakira ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, yaba ari nawe mushyashya utangiye kumva ubutumwa witambuka ari bwo bwa mbere, turagusaba kumva ikiganiro cyose ukakirangiza. Ubutumwa bwose wumvishe uburangiza nibyo byiza, kuko bituma utagira confusion muri wowe y'ikintu cyavuzwe. Ure umuntu yumvisha ibintu igice, akenshi uzasanga hari ibintu atanga comment ariko bidahura n'ibyavuzwe. Kubera iki? Kuko ubutakura iki kiganiro cyose ngo ugitangire kirangize dusengane isengesho rya nyuma, kuko hari aho ugarukira wenda hirya ariho wari gukuramo igisubizo cy'ibyo wumvishe byari biguteye confusion. Rero turagusaba kugira ngo wumve ikiganiro cyose ukirangize, ujye wumva ubutumwa bwose uko bwatangiye nuko burangiye. Niba hari ikibazo ugizemo ubivuge, utange comment, cyangwa se niba ubyishimiye kandi like udufashe gusharinga ubwo butumwa bwiza. Niba utarakora subscribe, ukore subscribe kugira ngo ujye ukomeza kumva ubutumwa butambuka kuri Iron TV. Turagarutse rero, ngira ngo muri kubona Pastor Musisi imbere yanyu nkuko bisanzwe. Benshi mumaze kumukunda, benshi muri kutubwira ngo none dukora ibiganiro by'amasaha 2, mumaze gukunda ubutumwa bwiza atambutsaho, ariko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Na turabanyu namwe muri abacu. Reka tumusuhuze hanyuma yibwire wowe mushya twumvise aribwo bwa mbere, narangiza dufashe gusenga twinjiye mu kiganiro cyacu. Pase turabasuhuje, mugira amahoro y'Imana. Murakoze. Imana y'umujuru ishimwe. Ndabashuhuje abayobozi ba Iron TV kubwishyaka mufite kugira ngo abantu bamenye ukuri. Muri kino gihe abantu baragenda bacikanwa n'ibihe, bahinduka ukundi, bifuza ibitagira umumaro, bakaba aribyo bahitamo kugira ngo bakurikize icyitegererezo cy'ababanjirije. Burya abantu banze Yesu bakunda Baraba, ndetse banga Yesu nk'umwami kandi bakunda Kayizari. Barangije Kayizari bari barimbura. Rero iyo abantu batumva ijambo ry'Imana bagahitamo ibindi bidafite umumaro,
biba ari ibintu bibi cyane. Aba rero nibwira ko Imana ibaho umugisha n'abashuhuje abari hirya no hino mu gihugu cyacu, mu karere turimo no hirya no hino ku migabane yose y'isi, bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'indimi zigishamikiyeho zose nk'ikirundi, ikinyamurenge, ikinyabwisha ndetse n'igifumbira, n'abumva igihororo cyacu hakurya hariya za Nshenyi, murimo no kubasuhuza, n'abandi bose bumva rero indimi n'abahangaza bo muri Tanzania nabo bumva izo ndimi zimeze zityo zishamikiye ku kinyarwanda. Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza. Rero nkaba niringiye ko ibi ni mu byumva bizabagira umumaro. Reka dusenge Imana. Uhoraho Mana yacu, Imana ikwiriye gusingizwa no gushimwa. Niwe Mana itwigisha ubwenge ikatwungura kumenya iby'ukuri. Ubwo niwo twungura ubwenge ngo tumenye ibyanditswe. Ntabwo ushobora kumenya ibyanditswe ku bwacu, twungurwa nawe. Natwe ubu tubimenya ibyanditswe byera kubw'ukungurwa n'umwuka wera ari gukorera muri twe mu cyimbo cya Kristo, akorera mu itorero, kugira ngo tumenye neza ibyo twahereye ubuntu, tubisobanukirwe neza, kuko bidakomoka muri twe, bidakomoka muri iyi si, ahubwo bikomoka mu bagiriwe ubuntu kandi byavuye ku Mana Data. Nuko rero Umwami wanjye ubane natwe kandi uduhe umugisha twese hamwe n'abari kuri iki kiganiro, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Ya Pastor, turagarutse ku ngingo turimo turigaho zateguwe n'umugirwakazi witwa Alice, hanyuma habiha Illuminati ikaba nayo iri gushishikariza ibihugu byose byo mu isi, ndetse nk'uko mwatubwiye uyu muntu yanditse nuko bimwe biri gushyirwa mu bikorwa ni na za leta z'isi, ariko bikaba bimaze kugera no mu madini, mu bahagarariye Imana hano mu isi. Bikaba rero cyari ikintu gikomeye cyane, ari nayo miburo murimo gutanga kugira ngo abantu bareke kwishingikiriza ku madini cyangwa ku bindi bishingikirije ku ijambo ry'Imana no kumva ibyahanuwe mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ndibwira tugarutse ku ngingo ya 6, kuko ubwo duheruka ni ya 5, kugira ngo dukomeze twumve ububwiru bw'umugome Satani n'uburyo ashaka kurimbura ikiremwa muntu. Ariko abatwumva ni mwumva imiburo y'Uwiteka, mwumva icyo Imana ishaka, mutazarimbuka kandi mwaraburiwe. Rero ndibwira twakomereza aho ngaho. Ya urakoze. Burya hariho gukora kw'Imana, tuyobowe n'umwuka wera w'Imana, kuko twamwemereye kugira ngo dukoreshe ibikwiriye. Imana ibishaka kugira ngo abantu bumve amagambo yabagirira umumaro kandi yabakiza. Niringiye ko ibyo tugiye gusangira bizakiza abantu, cyane cyane ko turi mu gihe kiruhanyije cyo kurwanya ukuri no kutabona uburyo bwo kuvuga kuri ibyo, kuko ubundi umwuka w'Imana ni umwuka w'ubuhanuzi. Iyo ari muri twe adukangurira kuburira abantu dukurikije gukiranirwa kuriho kukumeze, nkuko byari bimeze no mu gihe cy'abahanuzi ba kera. Bahagurukiraga ubwoko bwa Yuda, kandi abayuda bagomba kutubera kabarore, niko birivuga. Noneho bakabahanurira Abisirayeli n'Abayuda mu buryo bw'umwihariko. Imana ikabatumaho kugira ngo bahindukire amategeko ya Mose bashobore kubaho kandi baba amahoro mu gihugu Imana yahaye basekuruza. Ariko rero ntibumve. N'ab'iki gihe rero kugira ngo bajye mu bwami bw'Imana, kuko niwo mugambi uriho mushya w'Imana mu isezerano rishya twahawe, no kujya mu bwami bw'Imana bo Kristo azabera umwami. Rero kugira ngo tuzajye muri ubwo bugingo kandi turokoce umujinya uzaza wo kurimbukira muri Gehenomu by'iteka ryose, ni byiza yuko twakomera tukumva icyo Imana ivuga kandi tugihuza n'amahano ariho akorwa mu isi. Uyu munsi rero turavuga, ushize twavuze ku twiyibukiranyije gake, twavuze ku byerekeye ibintu bya gatanya, mu buryo byari byashimangiwe yuko bigomba kuba noneho itegeko bikaba umuco, noneho abantu bagakurikiza kugira ngo bakurikize amategeko y'Imana cyangwa imbaraga z'umwuka wera duhabwa kugira ngo dushobore kubana n'abagore bacu, ahubwo noneho tugakurikiza irari. Akantu kitwa love bond, karukuruzi kitwa love bond, gashingiye ku buhehesi n'irari ry'umuntu afite, noneho akaba ari ryo akurikiza. Noneho ugasanga imiryango ni mu rwego rwo gusenya n'ubundi n'umuryango. Ni ukuvuga ngo imbarutso ya divorce
ni iri jambo love bond, iri rari n'ubuhehesi. ya love bond ni imbaraga zishingiye ku buhehesi, ni ukuvuga zishingiye kuri kamere muntu kugira ngo itezwe imbere. Ubusambanyi bwe nk'ikintu cyo gukoreramo no kwinezerezamo. Hanyuma rero ibyo bimaze kuba, ingingo ya 6 uwo mugore yavuze yitwa ngo ni homosexuality. Ni ukuvuga ngo homosexuality has to be an alternative lifestyle. Byumvikane ko ubutinganyi cyangwa abantu guhuza gushakana cyangwa kurongora n'abahuje ibitsina ngo bigomba kuba bumwe mu buryo bundi bw'umuntu ashobora guhitamo kubaho. Ibi rero bikaba nk'uko nakubwiye ingingo uko ari 10 ziri muri wa mugambi nanone mugari witwa the Blue Beam Project, projet y'ubururu cyangwa projet y'inkingi y'ubururu mu kinyarwanda ushatse kugenekereza. Iyo projet niyo guhindura umuntu nk'uko tumumenya na politike mpuzamahanga, noneho umuntu leta ikabaho leta imwe ku isi n'idini rimwe ku isi. Icyitonderwa, umuryango ugasenywa. Umuryango ukaba utagishingiye ku mugore n'umugabo, ahubwo ushingiye gusa ku bantu, individuality, individual beings, kubaho umuntu kuba ari wenyine, umuryango we ukaba leta n'abantu bamukikije, ariko abavuka nabo nahakomoka abo nahatekereza. Ari nazo n'izi ntambara ziri mu isi zigenda zidukorera, abantu bacanganyikisha bavana mu Burayi batuza hano, abari bavana he. No kuvuga ngo igihe kizagera n'abantu baze muri Afurika bahature n'ahandi hose. Ibyo birateganyijwe. No, iyi homosexuality ni ubutinganyi. Alice Bailey yavuze yuko ubutinganyi ngo kigomba kuba ari ikintu cya mbere mu buryohe, kigomba kunezeza umuntu. Nta muntu ugomba kwamburwa ubu burenganzira bwo kugira ngo yinezeze. Abantu bagomba kwemerwa kwinezeza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Kandi yo yuko iyi gahunda ijya kuza ya Alice Bailey yari yabanjijwe n'ishyano ryitwa liberalism. Ifaransa bivuga liberalisme. Liberalisme, abantu bivuga ko liberalism cyangwa liberal mind bibiri ko ari ikintu cyiza, ariko ni ikintu gifite originalite muri devil program, muri gahunda ya Satani. Noneho ahagana ukuvuga ngo umuntu kugira ngo yihitiremo kwabaho bituruka muri liberalism. Ni programme yaje ingari yatangiye mu kinyejana cya 18. Niyo mpamvu kinyejana cya 18 cyitwa the age of enlightenment. No kuvuga ngo ni igihe cy'umucyo, abantu kuvirwa n'umucyo. Ariko wari umucyo se? Oya, ahubwo wari umwijima. Ariko Satani yawise iki? Umucyo. Umuntu kwikora no guhitamo kwiberaho mu buryo ashatse. Niyo mpamvu ngo umugabo n'umugabo cyangwa umugore n'umugore bashobora kuba babana mu gihe bibaye ngombwa kandi babyihitiyemo. No kuvuga ngo homosexuality, ubutinganyi, cyangwa incest, cyangwa bestiality, ibyo bintu mu gihe abantu bahisemo kwibamo ibyo bintu babikora kuko ariko bahisemo. Seze nabo byo bivuze. Iyo tuvuze homosexuality tuba tuvuze iki? Kuryamana ko bahujutse. Yes. Iyo tuvuze incest tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze abantu bafite amasano. Bafitanye amasano. Nuvuga ngo umuntu arabyemeza se ndabyo arabyemeza. Niyo mpamvu ubu ngubu ugiye kuzabona mu minsi iri imbere ugiye kuzabona ishyano. Ugiye kuzabona umuntu afashe nyina muzana kuri arutari ngo babasezeranye. Oya, biri hafi. Ariho naho byagiye hano muri Zimbabwe byarabaye. Mama we erega turimo turatumutwe ruzuriyo turi abantu. Incest kandi babitangira muri programme ya pornography, kuko itangazamakuru niryo rikora cyane umurimo wo kugira gute wo kwamamaza ibingibi. And pornography is part of the media. So bimeze nicyo kimwe na kuri ibingibi. None se icyo bita bestiality urakize? Bestiality ni uguhuza ibitsina inyamaswa n'umuntu. Nayo bigomba ngo iyo bemeranyije umuntu afite imbwa ye yarayitoje naba ayemeje aryamane nayo, as long as the two agree, mu gihe abantu bemeranyije. In the world today, so many laws have been made that promote homosexuality and give so much freedom
to gay rights. Arasobanura yuko muri iyi minsi kigaragara ni uko ibi bintu byatejwe imbere cyane, kandi ndetse cyane cyane ibintu bijyanye n'ubutinganyi amategeko abishyigikira yagiye ashyirwaho, ndetse kugeza n'aho igihe kizagera bikaba ari ibintu byica amategeko. Umwigisha w'ijambo ry'Imana ahagaze imbere y'abantu akamagana ubutinganyi avuga yuko ari ikizira, bishobora kuzamubera ikibazo, ndetse agasoma n'ibyanditswe bikivuze nk'uko tugiye kubisoma. Azaba yizaniye urubanza, kandi ku rwego mpuzamahanga ibihugu byo mu Burayi bw'uburengerazuba ubu ngubu muri iyi minsi basigaye bashyiraho amananiza ku bihugu by'abanyafurika bigerageza guhakana cyangwa kurwanya ubutinganyi, with the threats of withdrawing foreign aid and investments. Babwira ko batazabaha inkunga mu mafaranga ndetse no mu ishoramari. Today many churches marry gay and lesbians and ordain gay priests. Muri iyi minsi kandi nawe urabizi abantu basezeranya abahuje ibitsina kandi ntibagarukiraho, ahubwo bakaba banakwimika cyangwa bagaha inkono y'ubushumba abantu babatinganye. Ibyo kandi dukurikije Bibiliya ibi ngibi ni ikizira. Okay, rero tugiye kubona mu kanya gato, nubwo ari harehare tugiye kureba ibintu byose muri Bibiliya, uburyo ibi byose uko ari bitatu. Nabyumvishe ni bitatu. Icya mbere ni ukuryamana kw'abahuje ibitsina, umugabo ku mugabo cyangwa umugore ku mugore. Icya kabiri ni ukuba waryamana cyangwa ugashaka umuntu mufitanye isano ya hafi rwose, ku buryo na mama wawe wamugira umugore n'umwana wawe akamugira umugore. Icya gatatu ni uburyo bwo gushyingiranwa kw'abantu n'inyamaswa. Ibi ngibi turabigarukaho kuko muri iyi minsi ndabibona, niyo ugiye nyine kuri social media ukajya kuri iryo koranabuhanga urabona abagore babana n'imbwa, bakobwa rwose ukabona yifitiye imbwa iramujya hejuru, ukabona arimo kwigisha imibonano, biga nta kintu bitwaye, bikaba nk'aho ari umukino. Noneho rero iyo turebye nto Bibiliya ikibivugaho, kuko Bibiliya uko ari bitatu ibi ngibi hari igice cyihariye muri Bibiliya bibarizwamo. Iyo turebye igitabo cy'Abalewi igice cyaho cya 18 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti ndi Uwiteka Imana yanyu, ntimugakore nk'ibya abo mu gihugu cya Egiputa bajya bakora abo mwahoze mutuyemo, kandi ntimuzakore nk'ibya abo mu gihugu cy'i Kanani bajya bakora aho mbajyana, kandi ntimuzakurikiza amategeko yabo. Uracyumva neza? Ahubwo amateka yanjye aba ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye aba ariyo mujya mwitondera, aba ari byo mugenderamo, ndi Uwiteka Imana yanyu. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo umuntu uzabikora azabeshwaho nabyo, ndi Uwiteka. Noneho ku murongo wa 6 atangira gusobanura neza. Ahanga tugiye kujya mu cyo twise incest, ari byo bangaba bashaka ngo dukore. Erega bino bintu biba bigambije guprovoka umuntu ngo bimwambure, bituma umuntu arakarira bari mu isi, iyi si rimbuke kandi hwigana, bituma Imana irakarira abari mu isi. Impamvu tuvuga ibintu kugira ngo abari mu isi bamenye gukora muri ijisho ry'Imana ibyo ari byo. Umurongo wa 6 ngo haravuga ngo abo umugabo azirana kuryamana nabo, ntihakagire uwo muri mwe wiyegereza mwene wabo wa bugufi ngo amwambike ubusa, ndi Uwiteka. Ubwambure bwa so nibwo bwambure bwa nyoko, ntukamwambike ubusa. Uwo ni wa wundi uryamana na se, uri n'uryamana na nyina. Uwo ni nyoko, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa mukaso, kuko ari ubwambure bwa so. Ntukambike ubusa mushiki wawe, musangiye so cyangwa nyoko, naho yaba yaravutse iwanyu cyangwa ahandi. Ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa umukobwa w'umuhungu wawe. Abanyarwanda bitaga ukazanura, buriya byari ishyano, ariko musanga ubu ntawamenya aho tuba twaragiye tuvuka, ari aho bavutse ku mahano nk'ayo. Ntukambike ubusa umukobwa w'umuhungu wawe, uwo ni umwuzukuru wawe, cyangwa uw'umukobwa wawe. Ntukambike ubusa, ntukamwambike ubusa, kuko ubwambure bwabo ari ubwambure bwawe. Ntukambike ubusa umukobwa wa mukaso, uwo yabyaranye na so, uwo ni mushiki wawe,
ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa nyogosenge, ni mwene wabo wa so wa bugufi. Kandi ntukambike ubusa nyoko wanyu, kuko ari mwene wabo wa nyoko wa bugufi. Ntukambike ubusa so wanyu, ntukiyegereze umugore we, kuko ari nyoko wanyu. Ntukambike ubusa umukazana wawe. Ibyo twavuga byo gukizana ukazana wawe, uwo niwe mugore w'umuhungu wawe, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa umusore, umugore wanyu, uwo ni muramu wanyu, umuramu wawe. Ikinyarwanda cy'iwacu ndorwa, muramu wawe, umugore wa mukuru wawe cyangwa murumuna wawe. Kandi ibyo ngibyo iri iwacu twabibyirukiyeho, ariko Imana ishimwe ko twamenye ukuri. Ababikora rero ni ishyano. Ubwambure bwe ni ubwa mwene so. Ntukambike ubusa umugore n'umukobwa we. Ubu ngubu abantu atwara indayi akitwara n'umukobwa wayo, cyangwa se akaba ukarongora umugore yaza afite umwana w'umukobwa, ukanya gato ukabura mucakiye. Ibyo biriho rwose, nta n'ubwo wanabigerageza. Hano mu Rwanda byo biranakorwa cyane. Ntukende umukobwa w'umuhungu we cyangwa w'umukobwa we ngo umwambike ubusa. Niba umugore yaraje wenda ugasanga azanye n'umwuzukuru we, uburyo ari umuhungu we cyangwa n'umukobwa yabyaye ahandi, uwo ntukamwende. Abo ni bene wabo b'umugore wawe ba bugufi. Icyo ni icyaha gikomeye. Ntukambike umugore mwene se, ntugaharike umugore mwene se ngo abe mukeba we, ngo mwambikane ubusa na wa wundi akiriho. Ibyo ni byo Yohana Batista yazize, kuko nicyo yazize iki ngiki cyaha. Urumva icyaha umuntu w'Imana kikamucisha umutwe, kuko abantu bagikoraga. Ibi rero nibyo bikorwa ni na bugingo n'ubu. Ntukiyegereze umugore ngo umwambike ubusa agihumanije n'umuhango w'abakobwa, kandi ntugasambane na muka mugenzi wawe ngo umwiyandurishe. Aha ni umuntu usanzwe wese, mugenzi wawe naba ari inshuti yawe, ntuzasambane n'umugore we. Ibi rero nibyo nakubwiye bariya bakora ibyo bita wimeni. Naharo muri Afurika biraza kuhagera, mu Burayi barabikora cyane. Babyita the term, hari term bakoresha, swapping, women swapping. So swapping women barabikora ni nk'umukino, uko n'ubundi si abagore ni inshoreke baba bagendana nabo n'ibintu nk'ibyo, ariko bamaze gusinda mu mutwe ko ari ibisanzwe. Noneho rero umurongo 21 uravuga ngo ntugatange wo mu rubyaro rwawe ngo umutambire mureki, kandi ntukasuzuguze izina ry'Imana yawe ndi Uwiteka. Ntugatinge abagabo kuko ari ikizira. Ntugatinge, ni ukuvuga ngo iki ngiki ubutinganyi uyu mugore n'ibya promotize n'ibyatezaga imbere ni ikizira. Ijambo ry'Imana rirabihakanye. Noneho akongera akavuga tugiye kugera kuri bisharite, kandi ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa n'inyamaswa yose ngo yiyandurishe, kandi he kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarare imbere y'itungo ngo aryamane naryo. Ibyo ni ukuvanga ibidahuye. This is what we call bestiality. Ibingibi, so bestiality irakoreshwa cyane, ni umukino nk'iyindi yose. And ababikora rero Bibiliya iravuze ngo icyo ni ikizira. Muri Amerika hariho umugore bantekerereje, actually namusomye, ufite farm, afite training school, agura ibibwana bifite biri munsi yo bitarengeje umwaka umwe, ibibwana bikomeye bita ngo ni German Shepherds, zirambwa zikomeye cyane z'Inyaburayi. Akabitrainingira ku bakobwa, arabaha amafaranga, akabigisha, akabahemba, bikiga gukora imibonano. None ibyo uko cyamara gutraininga bakajya certificate yuko gitsinze, kirangiye kimaze kubyiga. None ibyo maze kwiga bakabishyira hariya, bakabishyiraho n'amazina. None abagore bakaza kubigura yakaza akakigura, ngo agafata imodoka yakaza yishyiramo inyuma, ajyana umugabo, akajya bajyanye umugabo, yaramukoye ataza amafaranga. Aho ibintu ahisigana, bamaze kuri kubyakira nk'ibintu bisanzwe. Ibyo muri ngingo y'uyu mugore ya 8 nibyo twita changing the mindset. Changing the mindset ni ku ngingo ya 8 ya media to promote change mindset.
media rero harimo n'ibyo tangazamakuru, harimo n'ibyo tubona kuri za video, ndera byose tubona muri ntuza, muri za filime, muri za audio videos. So ibingi rero n'ibyo promoting. Noneho rero umurongo wa 24 umva icyo Imana ibwira bari mu isi: ntimukagire icyo muri ibyo byose mwiyandurisha, kuko ibyo byose byanduje amahanga nzirukana akabahunga, igihugu cyayo kikaba cyanduye. Nicyo gituma ngihora gukiranirwa kwacyo kikaruka abagituyemo. Nuko mwebweho mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ntimukagire icyo muri ibyo bizira mukora, naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga ubasuhukiyemo. Kuko ibyo bizira byose bene icyo gihugu, abo ni bande? Bene icyo gihugu abamori, abanyakarani n'abamori bakoze aribo bahoze batuye muri icyo gihugu mbere yanyu. Icyo gihugu kikaba cyanduye. Nuvuga ngo iyi si ubu ngubu biranduye. Iyi si Imana yaduhaye yayiremye dushaka ngo tuyibeho neza, ariko biranduye kubera ibikorwaho. Ntimuzabikore kugira ngo icyo gihugu kitabaruka, namwe nimucyanduza nk'uko cyarutse ishyanga ryatuyemo mbere yanyu. Umuntu wese uzakora icyo muri ibyo bizira, ubugingo bwe bw'ababikora buzakurwa mu bwoko bwabo. Murongo wa nyuma ukavuga ngo nicyo gituma mukwiriye kwitondera ibyo mbihanangirije, kugira ngo mutagira icyo iyo muri iyo mihango izira mukora. Urumva ijambo ry'Imana rito mbihanangirije, cyo gifite uburemere bwacyo. Mbihanangirije kugira ngo mutazabikora. Iyo muri iyo mihango yakorwaga n'ababanjirije mukayiyandurisha, Uwiteka Imana yanyu. Akadomo. Uvuga rero ngo iyi mihango ikorwa ubu ngubu ku isi irakora ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere, iratuma isi turimo nk'umubumbe. Noneho apandi Kanani, isi nk'umubumbe ko mu isezerano rishya rireba isi yose. Imana yigereje abari mu isi yose. Aha rero isi ubu ngubu biranduye. Abakurikira ikiganiro b'Abanyarwanda bo bashobora kuzabihindura bene wabo bo mu ndimi bazaba barimo, kuko bo ntibagisoma na Bibiliya yuko ibi bintu hari ishyano bituma umujinya w'Imana ubaho mu isi. Yego bamwe n'Imana ntibayemera yuko inabaho kubera akarengane bagiye banyuramo nabo, ariko bamenye yuko ariko bimeze, kandi bamenye yuko tugana mu muvumo. Yes, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, n'abisi yanduye. Noneho rero icya kabiri nuko Imana igiye abantu igiye kuruka. Iyi si igiye kuruka abantu bayituye, kuko Imana yiremye ari nziza, iduhaye ngo tuyituremo, tuyibungabunge, none twe turayisenya. So muri make rero nicyo navuga kuri iyi ngingo. Pastor, ndashaka ko tugaruka gatoya kuri ibi bintu bitatu, kuko turashaka kureba imbaraga bifite muri iki gihe cya none. Kuko niba Imana iri kugaragaza uburyo yaba ari abamori, yaba ari n'abandi b'Abanyakanani bagiye barukwa n'igihugu barimo bitewe n'iyi miziriro cyangwa ibizira bakoze, noneho batubwiye igihugu. Ariko tushaka kugaruka, ese uyu munsi noneho muri iki gihe duhagazemo, muri iki kinyejana cya 21, duhere ku butinganyi uburiho uyu munsi n'ubwariho ikanani byatumye Imana iruka bari bahatuye, bihuriye hehe? Imana iravuze ngo impamvu abo ngabo Imana igihugu cyabarutse nuko bakoraga iyi mihango. Nuvuga ngo ibyo bakoraga niyo byatumye Imana ibirukana imbere yabo. Kuki Imana yahisemo igihugu cy'Ikanani kuba aricyo yahaye Abisirayeli? Nuko mu bantu bose babayeho ku isi, ndibwira yuko abangaba bari bujuje ibyangombwa byo kuba barukwa, igihugu cyabo kikabaruka. Nuvuga ngo ari ibi byimbwa by'abantu kuryamana nabo bahuje amasano, iwabo byari umuco. Bityo rero Imana ibirukana imbere yayo byiteka ryose.
nibyo nari kuvuga nti noneho ko tuvubonye igihugu kimwe uyu munsi urimo kutwereka mu rwego rw'isi. Ese ubutinganyi buriho uyu munsi n'ubwo ari icyo gihe birangana bimeze biti? Oya, ubwo iki gihe burakabije kuko ni promotion, buratezwa imbere kugira ngo bukwire isi yose, amoko yose abigemo. Kuko iyo urebye ibikorerwa muri za pornography ni porogaramu yo kwigisha abantu kuva ku mana, ubona amoko yose arakora ibyo bintu, buri bwoko burahagarariwe. Kandi buri munsi birushaho gutera imbere, bikaba ari bibi rero. N'amadini nayo ubwo arimo gushyira mu bikorwa ibyanga, kuko ejo bundi jyewe narabyiboneye South Africa, umwe niba ngo yari umunyakenya, undi niwe ari umunyanigeria, sinibuka, wo muri Afurika y'Epfo. Noneho rero iyo turebye ingingo ya 9 twari tarayegeraho, ndako ingingo ya 10, ingingo ya 10 yo iravuga ngo get governments to make all these law and get the church to endorse these changes. No kuvuga ngo ibihugu byose za leta zo mwisi zirasabwa na za parlement ibintu kubihindura itegeko, kandi noneho amadini yose nayo agasabwa kubyemeza kandi akabiha umugisha. Ngewe mu buzima aka kantu kavuga kubiha umugisha ariko kagicaga. None se ibi bakabihesha umugisha, amadini akabihesha umugisha ko ubutinganyi bwemerwa n'abihindura itegeko, bikabaye itegeko. Mwe nk'amadini ntabwo mubihakanye, ahubwo murabyemeza. Endorsement ni ukuvuga ngo natwe dushyizeho turavivuye, turemeye yuko bikwiriye kubaho. Nk'abakozi b'Imana turavivuye, tubihesheje umugisha. Muze no kubesha umugisha, ubwo umukozi w'Imana nta kindi cyakora kiraguhesha umugisha. Bivuga ngo bakaba bafashe ibi byanditswe byera, bakerekana ko Imana yabivuze atari yo, ahubwo iyo bakorera niyitumye bahesha umugisha ibyo ngibyo. Yego. Mwatubwiye ko izi ngingo zitegurwa hashize imyaka 75 nyuma y'intambara kabiri isi yose muri 1945. Ubwo iyi myaka nishize byose bibaye, kuko uhereye muri iyo myaka bitangiye kuba, byatangiye kugaragara cyane mu myaka za 60 havutse icyo bitaga counter culture. ni ukuvuga ngo abantu batangira kureba haje ibintu bidasanzwe bitigeze bijyana na gahunda y'ikiremwa muntu, batangira kugenda bibatangaza. Ariko iyo counter culture is now becoming the norm, niyo yabaye umuco nyawo wacu. Counter culture ni ukuvuga force y'umuco irwanya umuco wari usanzwe wa kimuntu wari uhari. Ubwo niyo mpamvu ejo bundi ni kubwa Perezida Obama si we wemeje iri tegeko ry'ubutinganyi ku rwego rw'isi. Muri aba demokrate ni ishyaka rishinzwe kuzana ibizira mu isi. Aba republika ni ishyaka rikoreshwa na Illuminati guteza intambara n'imvururu ku isi. Buri kintu cyose gishinzwe. Ariko muri ariya mashyaka ntabwo ari amashyaka ya politiki, ni ibitwikirizo. Buri ishyaka nyaryo ryitwa Council on Foreign Relations, niryo shyaka nyaryo ritegeka Amerika. Amerika nayo by'amashyaka ngo ni demokarasi ntabwo bibaho. Ni nk'ibi twe tuba dufite hano iwacu ngo ni amashyaka, ntabwo ari amashyaka. Ni ibintu byarashyiriweho kugira ngo system mpuzamahanga ya politike ishobore gukora ibyo ishatse muri twe. No, there's nothing good. Icyo gihe abyemeza Obama ndabyibuka, heze numva ngo nitorangirikane nabyo rwose umuyobozi mukuru ngo abyemeje arabisinyira. Yarabyemeje. Ikibazo yagize ni uko muri Afurika, ariko mbere yuko mvuga ku itorero kamaze vugira no ku ishyaka rya Democratic Party, nayo mpamvu ngira ngo uriya Trump yatsinzwe, nuko uyu nguyu wari vice president wa Obama, Joe Biden, we ubundi ikintu cyashinzwe no guhindura ubutinganyi kuba universal. Ubutinganyi bugiye kuba universal, n'uvuga bugiye kuba umuco mpuzamahanga. Joe Biden nibyo ashinzwe. Buri ashaje nabi nuko kumusengera, ashaje nabi agiye gupfa akurikire abamubanjirije. We mu rwego rwe niwe ejo bundi bakoze icyo bita ngo ni prayer breakfast. Numvise sinabibonye, ariko umuntu yarabimbwiye ngo yanze gusenga, yanze kuvuga ijambo Imana masengesho, kuko n'umwanzi w'iyo nzira ku buryo bugaragara kandi bweruye butihishira. Kuko mbere yuko ba vice president wa Obama
yigeze kuvuga akotinga yuko gahunda ihari ari uko bagomba gukora cyane kugira ngo ubutinganyi bwemerwe ku isi yose. Sinzi yuko agira n'umuryango, ndaza kumushaka profile ye muri Google ndebe abana afite, ariko simbizi, ariko gusa icyo nzi nuko ameze. Tugaruke kuri rero idini rya Anglikani. Na Anglikani harya yes niwe wahise byemeza ko bikorwa. Ubwo yaba ari gusohoza iki ngiki kuvuga kubihesha umugisha maze kutubwira. Idini rya Anglikani ryo ryamaze kubyemera, ariko rihura n'ikibazo. Urabona idini rya Anglikani rikatinga nk'andi madini yose muri section zose z'abantu, races, through races and continents. No kuba rifite abantu muri Afrika, Burayi, Aziya hehe. Noneho abayoboke baryo bavuye muri Afrika bagiye abita Canterbury mu nama yo kugira rimwe bemeza nk'ibyo kwemeza abagore kuba abashumba, nabo barabyemeje, n'abanyafrika barabyemeye. Icyo batemeyeho nibyo kwemera abahuje ibitsina gushakana. Ikintu gishekeje ntabwo Bibiliya bayivuze. Abanyafrika bireguye bavuga ko badashobora kwemera ibyo bintu kuko bitari umuco, bitari umuco wabo, kuko birwanya cyangwa bivuguruza iby'umuco wabo wigisha. Ntabwo bavuze Bibiliya. Bariya abazungu nabo bakababwira ngo nongo ikibi cyatera nuko mwe mukiri muri conservative, ntabwo muri dynamic. No kuvuga ngo muri abantu bagifite ibitekerezo bya kera, cyangwa bagitsimbaraye ku bya kera. So aho rero ibintu byacikiye ntibumvikana. Ariko ntawe ugeze avuga ngo Bibiliya twemera niyo yakabaye itwereka ibyo dukwiriye gukora n'ibyo tutakwiriye gukora. Ubwo rero niba ari uko bimeze, abirabura bakaba baravuga yuko bakaba bafite yuko umuco wabo utabyemera, ubu kigomba kurwanywa n'umuco, kandi birimo birihuta abantu kwakira undi muco, kuko muri Illuminati hari gahunda yitwa harmonic convergence. Ni igihe cy'abantu bose bazahura bakagira imyumvire imwe mu muco no mu ndirimbo no mu mikorere. Ari nayo ngingo ya 8, ingingo ya 7, sorry, ingingo ya 7 turayireba, niyo turayikomerezaho. Icyo bita debasing the art, so make it run mad. Vuga imiririmbire ntabwo ishingiye ku buhanga no kuvuga amagambo, cyo bita lyrics y'ubwenge cyangwa yigisha abantu. Oya, ahubwo ni ibituba gusa abantu bahimbarwa. Umuntu akavuga ikintu kimwe, icyo bita rhythm, imbyino, imudiho, ukaba ari wumvikana kurusha amagambo. Noneho abantu bakajya bumva gusa umudiho bakanezerwa bakabyina, ariko amagambo akubiyemo ntacyo bamariye. Yes. Ese pastor, ibi bintu byateguwe nyine nkuko tubibona bimo gukirwa mu bikorwa, ni kuvuga ngo bigaruka bifitiwe navuga ngo kira bega bigaruka muri iri jambo ryitwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu, cyangwa n'uburenganzira, yes, uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ku buryo niba mu isi yashize nge narabyumvishe, nabibonye aho umugabo hano i Kamonyi yafashe inka ayigeho rwose bakorana imibonano. Urumva, nabibonye nk'inshuro 3. Hari n'uwonzi waryamanye n'imbwa w'umugabo. Noneho nkavuga nise uyu muntu leta ubwo niba iramutse ibishyizemo imbaraga, ntabwo ibihugu mpuzamahanga bikomeye bishobora kuyigira nabi. Ikindi, ese ubundi mu mategeko wenda sinzi mu itegeko nshinga ryacu mu Rwanda harimo iri hana aba bantu baryamanye n'inyamaswa? Ntabwo ndizi neza, ariko mu muco wacu uzi ibintu bitemewe. N'umugabo kuryamana n'undi kuko yakora ubukwe nk'uko babikora ntabwo byemewe. Ariko icyitonderwa nuko hano itegeko rivuga ngo nanone ntirihari ribabuza. Ntibemera kubikuraho, ariko ubikoze ku giti cye n'undi mu Rwanda ko numva bimeze ntawe babuza. Ariko nuko kugira ngo nyine batagira aho bahurira nako guhangana n'aba bandi babatware isi bahubanganye. Ariko ubundi umuco wacu ntibyakabayeho. Yes. Mu gusoza tugaruke wenda kuri aba bantu noneho rero kuri kira cya gatatu
cy'abantu bashakana baryamana bafitanye amasano. Ubwo turangije iby'abatinganyi tubonye ko biruzuye mu isi rwose, bimaze no gukomera kurenza iby'isodomu n'i Gomora, kandi ibihugu birimo kubishyiramo imbaraga nyinshi cyane. Turangije n'aba ngaba baryamana n'inyamaswa. Tubari kuri aba ngaba noneho rero bashakana bahuje amasano. Hari n'ababikora bo batabizi, nk'aba ngaba babizira. Niyo mpamvu tuvuga ubu butumwa. Ubundi Bibiliya ivuga ko abantu bazazira amategeko, kuko batumvise ubutumwa bwiza, ariko bazazira amategeko niba barayahawe. Ariko n'abatayahawe bazayazira, kuko imitima yabo yari arimo, bari bazi yuko ikintu runaka ari ikintu kibi. None se ntitwasanze hano mu Rwanda umuntu ashobora kuryamana na mukase cyangwa na nyirasenge cyangwa n'iki, kuki se babiziririzaga? Ibyo rero bizabahanisha rero. Nubwo harimo bimwe byakorwaga nko gukazanura cyangwa umuntu kuryamana na muramu we, byari byemewe, ariko hari n'ibindi bizagaragaza yuko ari bibi, ko mitima yabo bari babizi. N'ubundi umuntu ajya gukazanura akajyana amakimbirane n'umwana we, umuhungu we ntibabaga babyumva kimwe, ariko akabyemera ko ari se, akumva yuko ari ibisanzwe. Nayo mpamvu yajyaga kuri mukase, umugore utari nyina yamujyagaho kugira ngo yishyure se. Ise niba agiye ku mugore nawe akajya ku mugore we, kiza batari nyina. Ibyo barabikoraga hano mu Rwanda no mu karere kacu kano kepfo k'Abanyandorwa. Ibyo rero abaribwira ko ari ishyano, ariko icyo warumbaje nicyo constitutionally ndibwira yuko bitanditsemo yuko ari ukuri, ariko kandi hakaba havuga yuko uwabikora ku giti cye ntawabangamiye yabikora. Ibi ngibi urumva ko bitejwe imbere mu isi, nabyo nibyo bigezweho. Urumva mu bihugu by'aho ngaho hirya abantu benshi barabikora. Ni ukuvuga ngo ubu busambanyi cyangwa se kuryamana kw'abantu bahuje amasano ni nacyo cyageze Korinto, kuri uriya muhungu ngo washatse mukase. Pawulo abandikira avuga ati mukuru wa munyabyaha muri mwebwe. Yes, nibyo uvuze, nibyo, kuko Pawulo we yari asanzwe ari n'umuyuda, aya mategeko yari ayazi ko ari n'umufarisayo. Noneho kandi yaje kwakira Yesu. Mu kwakira rero Yesu Kristo yahawe n'umwuka we ibyo byo kumwerekana yuko ari bizira. Niyo mpamvu rero yavuze ati umuntu mukuremo, ariko ntiyavuga yuko bamwica cyangwa bagira ukundi, ariko ntiyagombaga mbese kumuha akato. Hanyuma yaje rero kubabwira ngo niba yarihaniye bakwiriye kumutera agahinda, ahubwo bamugaruze neza. None pase, ikintu nakubaza ku birebana no gukazanura, ese birahurira hehe no gucikura? Kuko mu bintu wasomye aha ngaha numvishe yagarukamo ikintu gisa nkaho gisenya gucikura ku Bisirayeli, kandi ku Bisirayeli nabonaga byemewe. Ndetse tunarebye na Yuda yakazanuye umuhungu we, aryamana n'umugore we, sibyo? Amuha n'intama, ariko ndamutwara niba ari impeta, niba ari n'umwitero n'ibiki. Ariko tubona ko Rusi yacikuwe ku Bisirayeli gucikura. Ese gucikura no gukazanura bihurira hehe? Ko hano numvishe ari byose bisa nkaho bihura, kandi Imana byise kizira, ariko Abisirayeli bakaba baracikuraga. Oya, iyo usomye neza biriya bya Yuda w'impuzanamo, Yuda igihe cye n'amategeko yari ataratangwa. Noneho gucikura kuvuga ni igihe umwene wanyu apfuye. Bibiliya iravuze ngo ntuzaharike umugore murumuna we cyangwa mukuru we, wa wundi akiriho. Mu gihe apfuye rero ushobora numva murongora ko ntabwo bagifite, ntabwo baba bagihuriye. Mu gihe wa wundi akiriho ntuzamuharike. Ariko pase, hari akantu uvuze, uravuze uti Yuda tumwibore ko amategeko yarataraza, ariko hari ikintu bwa mbere wari utubwiye, kandi ayo magambo ari muri Bibiliya, ndumva ari mu Baroma igice cya 2, yuko hari abantu benshi bazarimbuka barahawe amategeko ariko bazize ko batayumviye. Hakaba n'abandi bazarimbuka batigeze bahabwa amategeko, batari banayazi, ariko bagacirwaho iteka bireka amategeko yanditse mu mitima yabo bakaba batarakurikije. Ese Yuda iki kintu yakoze ni cyiza cyangwa nabwo ni icyaha? No, icyo Yuda yakoze, uvuze ngo yakoze iki? Ashobora uvuze ngo yakoze iki? Yuda yashatse umugore w'umuhungu we, bararyamana, bakoranye uburaya, ubusambanyi. Umuhungu akiriho? Umuhungu we ndumva yarapfuye, ntabwo yari ariho. Ubwo rero kuba atariho ntabwo twabitindamo. None se pase,
babyara umwana arapfa, ashaka undi nanone undi muhungu barabyara arapfa, hanyuma Yuda rero umukobwa aza gusezeranywa na sebukwe kazamuha umwana usigaye, nyuma aramumwima, undi yiga kuryamana nawe yiga imitwe yo kugira ngo baryamane, amutegera ku muhanda yigize maranye ariko ntiyamumenye. Umukobwa niwe wamugushije mu cyaha kugiye uko mbizi, yari yoberanyije. Ndetse umugore amaze kubimenya bati nyiri impeta, kuko bamuzanye kwa rubanda, Yuda niwe amucira urubanza ngo bamwice. Noneho Yuda amaze kubivuga, umugore aravuga ati rero nyiri impeta afite inkoni, umuntu wabinkoreye ibi bintu mbere yuko banyica zibabanze bayibaza niyo nkoni n'impeta. Noneho wabibonye Yuda asanga urubanza ruramuhama, aramubwira ati genda igihe wibera amahoro kuko undishije gukiranuka. Ni ukuvuga we yamwiyoberanyijeho ntiyamumenye. Aho rero ubwo ngo urumva harimo cyo yuko yakoze ikintu atazi, ariko urumva nawe yarasambanaga. Hanyuma wenda mu gusoza ibi bintu ko tubona ko bigize imbaraga mu isi, pasi ubutinganyi urumva bwaremejwe ku rwego rw'isi, amadini amwe n'amwe yatangiye kubyemeza. Kuryamana n'inyamaswa, ugiye kuri YouTube urabibona rwose, aho abakobwa benshi bifitiye imbwa zabo baryamana, munakorora injangwe akayitoza imibonano kugeza ubwo ibimenye bakajya baryamana. Urabibona rwose hirya no hino ku isi. Natwe hano mu Rwanda turi kumva baryamana n'amatungo. Tugaruke kuri iki kintu kirebana noneho no gushakana kw'abantu bahuje amasano. Ibyo ni ibintu mu miryango y'iwacu twagiye tubona byinshi, ariko wenda hari ababikoze batabizi, ariko turabona ko ari ibintu byateguwe na Satani, ariko Imana ikaba ibyanga. Urumva nk'inama wagira aba bantu kugira ngo bakanguke, bareba isi igeze. Niba Imana yararutse abi Sodomu n'i Gomora bo yaranabarimbuye, ibahoye ubutinganyi, Imana ikaruka abi Kanani igashyiraho ubwoko bwabo bwa Isirayeli ikabihanangiza, ikavuga ati namwe nimwibeshya igihugu kizabaruka. Ubu haba hasigaye kugira ngo isi iruke abantu, ko tubona ibintu bitejwe imbere byo bifite imbaraga mu isi. Imana impamvu itari yarimbuka nicyo twita nyine ubuntu bw'Imana, kandi abantu batuka ubuntu bw'Imana no kwihangana kwayo benshi babihinduye ikintu cyo gukinisha no gutuka. Ibyo rero bikaba ari ibintu bibi. Cyakora reka dusome amagambo dusanga mu Bakorinto igice cyaho cya mbere umurongo wa 18, hari amagambo y'Imana Abaroma igice cya mbere umurongo wa 18, niba nibuka neza, umujinya w'Imana urimo urahishurirwa bari mu isi. Hanga umurongo wa 18 uravuga ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukijwe n'ubugome cyangwa ubyukijwe n'ubugome, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa kw'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge, kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa ku isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo hatagira icyo kwireguza. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Biyise abanyabwenge ariko kandi bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka, n'iby'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibikururuka. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo mu mitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bononana imibiri yabo, kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera birutisha Imana rurema, ariyo ishimwe iteka ryose. Amen. Ngo nicyo cyatumye rero Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo mu buryo bunyuranye n'ubwo yaremewe, kandi n'abagabo nuko bareha kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo baragirana n'abandi bagabo ibiteye isoni,
bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Wibuke yuko aya magambo Pawulo yavuga ni vuba ni mu isezerano rishya, arimo Imana iramwereka ibyo iki gihe cy'abantu bakora muri kino gihe. Ibi nibyo abantu b'iki gihe bakora. Ubu rero umujinya w'Imana rero ubungubu urahari, urava mu ijuru kuri iyo si ifite yugushije ishyano, ibintu bakaba babikora. Kera mu isezerano rishya wabonaga umuntu akoze ikizira mu bwoko, Bibiliya iravuga ngo ntuzabure kumwica kuko akora ibyangwa n'Imana, akazanira umujinya igihugu. None ubu ngubu abakora ibi ngibi, aho ni mu isezerano rya kera, wari utubwiye isezerano rishya. Ndabwiye isezerano rya kera. Aha rero mu isezerano rishya, nubwo ibyo bidakorwa, wenda ntiwamwica, ariko ukwiriye gufata gahunda yo kwamagana icyo kintu, ukabwiriza ubutumwa kugira ngo uwo muntu yihane, kuko ni igihe cy'imbabazi cy'ubuntu bw'Imana. Noneho rero system itegeka isi irakuzibiranya wowe kuvuga ibyo bintu, none abivuga ahubwo ari ujyanwa mu bucamanza, kuko wihanukiriye ukinjira uburenganzira bw'umuntu kandi afitemo guhitamo. Kuko ahangaha yaravuze uyu mugore ngo let it be lifestyle, alternative lifestyle, ngo bibe mu bundi buryo bw'imibereho y'umuntu ashobora guhitamo. Noneho rero nubyinjiramo uramukoze ikintu kibi. Byumvikane ko ubutware butegeka isi ari bwo nyamaswa ya kane. Iyi nyamaswa ya kane muri Bibiliya bavuga yuko itazajya mu rubanza. Oya, inyamaswa ya kane izajya mu muriro n'umuhanuzi w'ibinyoma mbere yuko na Satani ajyamo. Byumvikane bo ntabwo ibitabo kuri bo bizabumburwa. Oya, abantu bagize inyamaswa ya kane ni ukuvuga oya, kandi barabaze gucirwaho iteka, kuko bo bigometse ku Mana bakora Satani mu mbaraga zabo zose. Abo ni abantu b'ingeri zose, abatware, abayobozi, abacamanza, abanyamashinga amategeko, abakora iki bose bibihe byose kugeza Yesu azazira, bari muri kategori twita inyamaswa ya kane, tibashobora kuzajya mu rubanza. Ahubwo mbere yuko Satani abohwa imyaka 1000, bo bazajya mu nyanja yaka umuriro aboshywe. Noneho we nabohorwa mu ntambara y'amagogi, azabasangayo bamutekere ka cyayi bamwakira. Sinzi ka cyayi kabazamuha ariko bizaba bibabaje. Nibazamura bazavuga ati waradukoze, ati abakoze wangu, kuko niko bameze. Ubwenge bwabo ntabwo bushobora kujijuka ngo bumve ibintu tuvuga. Impamvu tubivuga ubu ni uko bene wacu usangiye ururimi babyumvise bakanguka, bakihana, bakizera Yesu Kristo. Ati bene wacu bumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda bakanguka, bakihana, bakizera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Pastor, murakoze cyane. Ndibwira buri wese warimo arabyumva, ibi ni ibintu bimaze gukwira isi yose, bifashe ku ngeri zose, bigeze mu bihugu, mu rubyiruko, mu bubatsi ngo, mu ngimbi, mu bangavu, mu bikwerere. Urumva nibyo turimo kuvuga. iyi protection yashyizweho nuko bashyize akantu kitwa ngo ni uburenganzira. Uyishatse kuvuga rero uri gushaka guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko akaba ari iyo miburo turi guha abantu badukurikiye bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Kandi niba koko barizeye, nibadufashe bamenyeshe n'abo babana b'abanyamahanga babasobanurire, kuko dusohoweho umujinya w'Imana, kandi ntabwo twifuza kutwisuka hejuru, ahubwo nimureke twishimirwe n'Imana. Pase mudufashe, hanyuma musabire aba bantu badukurikiye, hanyuma Imana ikomeze kutwungura ubwenge no gwishurirwa no kumenya imikoro ya Satani. Murakoze. Imana ibaho umugisha. Nanjye nicyo nifuriza abantu bacu, abantu bafite umubiri rwose, ibintu bakajya babifata nubwo wenda benshi batabyitaho, bakumva yuko bitabareba, ariko abazagira amahirwe habo ubu cyangwa mu gihe kizaza, bino biganiro ku gihe cyose bizamara biri ku isi, genda akabaye mpana abantu kubagira inama yo kubidawunilodinga bakanabibika, byaba binavuye no kuri ntuza bakajya babihererekanya, abantu bakumvaho ibintu bigana, kuko ibi twe tubabwira ntibiriho bikorwa, byateguwe, kandi byateguwe n'umushinga wa Illuminati kugira ngo biyobye abantu, byiza abantu umujinya w'Imana. Kandi ntabwo ikora ibyo byonyine, ni muri ya gahunda none yo gutwara abantu bakabijiza mu kintu gikomeye cyane twavuze cyo bita New World Order. Kandi noneho hariho na gahunda yo kuzahuza abantu na tekinoloji. Hagati mbere y'umwaka wa 2030 abantu gutekereza kwabo independently bizaba bigoye, kereka bazafite umwuka w'Imana. Ibyo rero niyo mpamvu ngiye babwira no turimo tugana, kandi umuntu gutekereza no kwibwira bizaba bigoye. Nibyo bizatuma n'abantu kugira ngo babeho
barye banywe. Niko mfite agatabo kwita kavuye muri Amerika umuntu arakanyoreje hano mu Rwanda ntiwakabona ngira ngo kitwa Paving the Way to Hell, igice cya kabiri, karerekana ko ahisigana leta nimara kubimwe igategeka isi n'idini rimwe, amabwiriza n'amategeko azashyirwaho, abatazayakurikiza ntabwo bazabona uko barya, ntibazabona uko bambara, ntibazacuruza, ntibazatera imbere. Kandi ibyo biri muri Bibiliya yuko abazamaze gushira icyo kimenyetso kandi bagahabwa umubare w'inyamaswa, mutazakurikiza ibyo ntazagura ntazagurisha. Ibyo rero nibyo nabwo birahari. Abantu bingeginga cyane mu bintu bibi, mu bucakura, nibo batera imbere, nibo bahabwa appointments, nibo bakira, nibo bahabwa imyanya, nibo bagira bate. Abantu bakiranuka n'abandi bose none se ntibabahari. None se urabona abantu bashakisha umuntu ukiranuka ngo bamuhe inshingano, nubwo atari na byiza kuko uzigiye ntwana zishobora kubera system ukoreramo ikwiteye. So rero ibyo ngibyo niko bimeze, biri ku isi yose. Cyakora mu buryarya bavuga yuko tugomba kuba inyangamugayo, tugomba kubiki, ariko ntabwo ariko kuri. Ubaye inyangamugayo ntabwo muri system itegeka isi, ntiwanabishobora, ntiwanabiramiramo, kuko kuba inkundamugayo ahubwo nibwo wagira amahoro. So rero nkabagiye mbwira abacu ngo bahunge muri icyo nyoshyano, biyunye na Kristo Yesu, bashobore kurokoka umujinya uzaza no kurimbuka by'iteka ryose. Imana ibahumugisha. Hanyuma mwatanga namba zanyu kugira ngo n'umuntu wagira ikibazo ababaza, kuko abantu baba bafite ibibazo byinshi, hanyuma akababaza, mwarangiza mukadufasha no gusenga. Murakoze. Mu Kinyarwanda hari ijambo ryitwa kuzimura. Buryo umuntu azimura ntagera ku kintu, aho kugira ngo umuntu azimure yumvise aya magambo, ahubwo icyo yakora yampamagara, cyangwa se yakwandika muri za comments, muzi yuko nk'uko ari gahunda yacu iyo tugiye gukurikizaho ikindi kiganiro bikurikira icyatambutse, tubanza gusubiza ibibazo cyane cyane by'ingenzi abatubajije cyangwa bakuri ikiganiro bibajije. Ibyo rero tukabibakorera. Hanyuma ikindi, waba ashaka rero kuduhamagara na telefone, dufite telefone igendanwa ariyo 0788 50 60 76. Abadiaspora ariko cyane cyane abatari abanyarwanda, kuko abanyarwanda basanzwe bazi kode yacu. Niba uri hanze ushaka kuduhamagara wumva ururimi rw'ikirundi, rw'ikinyarwanda se n'izindi bizurushamikiyeho, baduhamagara ukoresha akamenyetso ko guteranya, hanyuma dufite kode y'igihugu ariyo 250, ugashyiraho 788 50 60 76. Icyitonderwa, iyo nomero yanjye muhaye igendanwa ni nayo iri kuri WhatsApp, so dushobora communicating through WhatsApp, twari cyo tugeraho. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Uhoraho Mana ya Isirayeli, niwe Mana yacu, turagushimye. Ibyo dukoze uyu munsi, ibyo tuvuze, nibigamije kugira ngo twumvika, dushobore gufasha abantu bawe, tubagezaho gahunda yawe y'agakiza uhereye kera kose. Nuko turagusabye kugira ngo bari natwe, uturinde icyago, uturinde ikibi, kandi uhishurire abo bazakora ikiganiro, maze kugira ngo nabo bashobore kurokora ubugingo bwabo, bumvira uko kuri dukubiye mu ijambo ryawe. Tubyambarije byose ducize muri Kristo Yesu umwami wacu. Amina. Murakoze nshuti zacu, abakunzi b'ijambo ry'Imana, babagenzi tujyana mu Rurembo Siyoni. Imana ihumugisha buri wese kandi ikomeze kububaka ikoresheje ijambo ryayo. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe mwese. Amen. Yesu nifuza